kubasuhuza inshuti mudukurikiye abari mu gihugu cyacu, abari hano mu Rwanda, abari muri East Africa, tubahaye ikaze muri kano kanya. N'ubundi ni Harerimana Werarisi nkuko mumenyere, n'ubundi ijambo ry'Imana n'umwanya wo kuramya no guhimbaza. Murabizi ko musanzwe tubanye neza, kandi kubanga buryo Manuel turi kumwe na Bobo na Imana mumugisha. Ndagira ngo twinjire mu kanya ko gusenga, dushimiye abantu benshi badusengera, dushimiye abantu batironga bagusengerwa. Turavuze ngo Imana ibamugisha, abari mu gihugu cyacu turavuze ngo Imana ibamugisha. Dushimiye Koko Design Shop hariya mu mujyi iteganye na Mike, turavuze ngo Imana ibamugisha, bagira imyambaro myiza. Murabona ko batwitayeho muri Koko Design Shop, batwitayeho. Imana ibamugisha, kandi ni namwe nakubwiye iki nawe ugende uhahira, bagira imyambaro myiza. Hanyuma uyu munsi tugiye gusenga, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndagira nkubwire ko impuhwe abantu batakugiriye Imana izazikugirira. Abantu bashaka kutakugira impuhwe ariko Imana ikazikugirira. Amen. Imana ishimwe. Ushobora kuba mu buzima ugashaka umuntu wakugira impuhwe ntumubone, ariko bure hari umuntu wakugira impuhwe. Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera niho nyine ukwiye gusuka amaganya. Dushimiye mushiki wacu uri mu Bubiligi, tavuze ngo Imana imumugisha, kandi Imana imugire neza. Batoni mwe tavuze ngo Imana ibamugisha. Dushimiye bashiki wacu bari ba Denise muri mu Bubiligi, abari muri Amerika, tavuze ngo Imana ibamugisha. Dushimiye inshuti za gusengerwa zidukurikirana ziri South Africa, turavuze ngo Imana ibamugisha. Dushimiye abadukurikiye bari mu France, muri Amerika, muri Canada. Turabizi ko mudukurikira muri benshi. Uyu mwanya ni umwanya w'amasengesho, dari ku muntu mbwe ngo hariho gahunda yo gusenga, kandi tuzi ko Imana irabana natwe, kandi Imana ijibana natwe. Imana ibane nawe muri kano kanya muri gahunda y'amasengesho. Dushimiye abantu babona link yacu bakamva ijambo ry'Imana, bagakora komenti, bakatubwira ibyo twakosora, ibyo twakongeramo. Turavuze ngo Imana ibaha umugisha. Dushimiye abantu babona link nanone kandi bagakora subscribe, arugamba babonye. Imana ibaha umugisha, bakomeza bakiyandikisha kugira ngo nitujye dusohora ijambo ry'Imana cyangwa se ducisheho ubuhamya babashe kubwumva bitabagoye. Namwe turavuze ngo Imana ibaha umugisha. Reka dusenge hanyuma twinjire muri kano kanya k'ijambo ry'Imana no kuririmba. Uri Imana y'amasezerano, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ikomeye. Umuntu wese uzumva izi ndirimbo n'umuntu wese uzumva ijambo azahemburwe naryo. Umwuka w'Imana azamushyigikire. Icyubahiro cy'Imana kizaganze kuri buri muntu wese, mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Suka amaganya yawe yose imbere y'umucunguzi wawe. Suka amaganya yawe yose imbere y'umucunguzi wawe. Suka amaganya yawe, suka amaganya yawe yose, imbere y'umucunguzi wawe. Mubwire, mubwire, mubwire ibikuruhishe. La shakara bori ya mano defa. Mubwire Yesu, mubwire, mubwire ibikuruhishe. Suka amaganya yawe yose imbere y'umucunguzi wawe. Azinenge nkeya zawe
haleluya dufatanye nawe azi intege nkeya zawe zose mubwire ibikuruhije ibyo utagira imiryango yawe ibwire Yesu umucunguzi wawe ibyo utabwira inshuti zawe ibwire Yesu Kristo umucunguzi wawe suka amaganya yawe yose imbere y'umucunguzi wawe mama suka amaganya yawe imbere y'umucunguzi wawe papa suka amaganya yawe imbere y'umucunguzi wawe suka amaganya yawe yose yose imbere y'umucunguzi wawe haleluya Mana tuzanye amaganya yacu imbere yawe Mana turi imbere ya muri kano kanya ibituruhije byose urabizi ibiruhije umugenzi byose urabizi nahuhishwa uri mani nebera hose nahuhishwa uri mana urebera hose suka amaganya yawe yose imbere y'umucunguzi wawe Yesu Kristo suka amaganya yawe amwe urarurira amwe yakwikiye mu gitanda cyawe yashire imbere y'umucunguzi wawe suka amaganya yawe yose imbere y'umucunguzi wawe Imana ishimwe reka mbabwire Imana ifite ubutware ifite ubushobozi ushobora kuganyira umuntu ntagire ikintu kimwe akumarira ariko wasuka amaganya yawe imbere ya Yesu ukumva ijwi ukumva ihumure kandi Yesu akagutera gutungura abantu Imana nishimwe Imana ihabwa icyubahiro hari ijambo ry'Imana riri muri Ezekiyeli tukimanuzi Ezekiyeli ibice 12 umurongo waho wa 28 hari ijambo rivuze ngo Ezekiyeli ibice 12 ku murongo waho wa 28 nuko rero ubabwire uti uko niko umwami Uwiteka avuga ngo amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kuranzikwa ahubwo ijambo nzavuga
rizasohora, niko umwami Uwiteka avuga. Amen. Nuko ugende ubabwire, reka mbabwire nawe nkurikiye, hari abantu bakubwiye amagambo menshi, barakubwira amagambo menshi amwere yamwaribagirana, ibyo bakwijeje ntibabibona, ibyo bakubwiye ntibyagukundira. Ariko hariho umugabo bita Yesu uvuga ijambo akarihagararaho. Mana ishimwe, iri jambo ngo nuko rero ubabwire uti amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kuranzikwa. Ijambo, sinari muzi ko dutunzwe n'ijambo. Ijambo niryo ridutunze. Ikintu cyose uzakigeraho biciye mu ijambo, kuvuga ijambo. Ariko muri aya magambo yose amakwisi hariho ufite ijambo riyasumba, Yesu Kristo. Niwe uvuga ijambo tukabaho. Yesu akugezeho ijambo rizima. Nuko rero ubabwire uti uku niko umwami Uwiteka. Ntabwo yasohoye ayo wabwiwe na tante, ntiwenda ntiyasohoye. Ayo wabwiwe n'umugabo wawe wenda ntiyasohoye kuko ni umuntu. Ayo wabwiwe na sheri wawe ntiyasohoye. Yarakubwiye ati nzagutwara muri uyu mwaka, ariko kuko ari umuntu byakubwiye ntabwo byubahirije, ahubwo washidutse ubona yakoze ubukwe n'undi kuko ni umuntu. Hari abantu benshi bakubwiye amagambo, barakubwira amagambo ariko ntiyasohora. Hari abantu bakwizeza ibitangaza ariko urategereza uraheba. Umuntu utari mu mwuka w'Imana uzi kuno abesha. Umuntu utari mu mwuka w'Imana arakubwira ati nzaje mu gitondo kare kare nkuzaniye amafaranga nkwishyuye ideni ryawe, ukamubona nyuma y'ukwezi nabwo atarizanye. Ariko nje kubwira ko hariho uzanye ijambo ku buzima bwawe. Hariho ufite ijambo, hari ufite ijambo ku buzima bwawe. Hari uvuga ijambo ku buzima bw'umuntu akariyerekeza, akaririnda, akarisohoza. Hari uvuga ijambo yarivuga akaririnda, akarihagararaho, akariyerekeza kugeza igihe rizasohorera. Ijambo Yesu Kristo yakubwiye umuntu atari umuntu uri kubwiye, ukaribwirwa n'Imana iciye mu muhanuzi, iciye mu ijambo ryayo. Kuko ubuhanuzi butavangiye bwa mbere ni iri jambo ufite Bibiliya. Hari iryo mwaravuganye usomye ijambo ry'Imana. Hari ijambo wabyiwe n'umuhanuzi aguhanurira, rikaba ryaravuye mu kanwa k'Uwiteka, rizasohora humura. Nta jambo na rimwe rizongera kuranzikwa, ahubwo amagambo yanjye yose navuze azasohora. Urategereje Imana ari yihutisha amasezerano yo ku buzima bwa mu izina rya Yesu. Warategereje igihe kirekire, warihanganye igihe kirekire, warategereje igihe kirekire, ariko nkuzaniye ubutumwa ko Yesu Kristo afite gahunda yo kutaranzika ku buzima bwawe. Ubundi ibintu byatinze bijya biteza umuntu umutwe, bisha no gutuma n'umuntu arwara umutwe, ariko Yesu yihutishe ku amasezerano yawe. Ijambo ryanjye ntirizongera kuranzika.
Abisirayeli bari barategereje igihe amasezerano bazasohorera barananiwe, ariko ijambo ry'Imana ribazaho ngo nta jambo na rimwe rizongera kuranzikwa. Nkuzana ubuhanuzi ku buzima bwawe. Ijambo wabyiwe n'abantu ryatinda rikanavaho, ariko ijambo wabyiwe n'Imana, Imana ije kurisoza ku buzima bwawe. Wabwiwe kuzashaka, wabwiye kuziga, wabwiye kuzagira ubuzima, iyo ubirebye ubona nta nzira bihari. Wabwiye kuzagira amahoro mu buzima bwawe, iyo ubyitegereje ubona nta nzira ihari. Yesu ni ugira inzira. Bika nkubwire, icyangombwa nuko ugihagaze mu buntu bwa Kristo. Icyangombwa nuko ukiri kumwe, ukiri mu gakiza. Icyangombwa nuko ukiri kumwe n'Imana. Icyangombwa nuko ukihagaze mu buntu bw'Imana. Ubwo ukibuhagazemo, ijambo Imana ikuvugaho rizasohora. Haleluya! Imana ishimwe. Ubwo ugihagaze mu buntu bw'Imana, ijambo Imana ikuvugaho rizasohora. Dufite abantu benshi Imana agiye ibabwira ijambo rigasohora. Dufite abantu Imana yasezeranyije ko bazabona urubyaro barubonye. Dufite abantu Imana yagisezeranya ko Imana izabakora amakwe bakora amakwe. Dufite abantu Imana yasezeranyije ko izabubakira amazi ikayubakira. Dufite abantu Imana yasezeranyije ko izabavana kure. Usubije amaso inyuma ukareba ibyo Imana yakoze, nubwo ufite urusaku, ariko ndanyamwibutsa ko hari ibintu washingira ko ngo nshingiye aho mvuye naho ndi kugera, naho ndi kugera. Ndizera ko ijambo Imana imvugaho rizasohora. Ijambo Imana ikuvugaho ikoresheje abakozi b'Imana rizasohora, rizasohora. Naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, ijambo Imana yakuvuzeho rizasohora. Baroge, bagambane, batege ibico, bagire gute, batekeni kuko babyumva, baguha iminsi, bakubaririze, babaze uko wabayeho, babaze nimba washatse, babaze nimba wasamye, babaze nimba wabonye akazi. Nimba Imana iri kumwe nawe, ukaba ukiri mu gakiza, ukaba ukiri mu buntu bw'Imana, ijambo Imana ivugana nawe rigomba gusohora. Ijambo Imana ivugana nawe papa, iryo ivugana nawe mama, rigomba gusohora. Nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo irihere rihere. Iry'abantu rirahera, ariko iry'Imana ntabwo rihera. Kereka wowe ubwawe iyo wikozeho ukava mu byizere. Shitani ashobora gufata umuntu akamutinza mu bigeragezo kugira ngo umuntu yirwanirire. Iyo ushoboye guhagarara kigango ntiwirwanirire, ukagumana n'Imana, ugakomeza ugakiranuka, ijambo Imana yakuvuzeho rirasohora. None nkuzana ubutumwa muri kano kanya buvuze ngo nta jambo Imana izongera kuvuga ngo riranzikwe, risinzire. Nushaka kure mufuka cyangwa kabakabe muri agenda, ureba mu agenda, ureba ibintu Imana yakubwiye, ureba yazigiye kirekire. Kandi tuze gufatanya nawe, ubwire Imana, ufate agenda yawe, ubwire Imana ngo mwami, hari ijambo ututungiye mu ijambo, utubeshejeho mu ijambo, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryarazura. Ubwire Imana ngo mwami, haranditse ngo ubutumwa umukozi wawe azanye buvuze ko nta jambo rizongera kuranzikwa. Ibyanjye byari bitinze, ariko ngushime yuko ibyanjye wubuye dosiye. Haleluya! Wubuye dosiye. Hari dosiye wayubuye ku buzima bwanjye. Hari dosiye yari yarazimye irasinzira. Hari ukuntu abademoni bafata dosiye y'umuntu bakayubika igasinzira. Abasimu bajya bafata dosiye y'umuntu bakayubika, bakakuvana ku rutonde rw'abantu bize kandi warize. Bakakuvanaho wanatekereza no kujya kudepoza ushaka akazi, ukuba umutima urakubwira ngo wijyayo ntakuzabona. Burya dosiye baba barayubitse, ariko uyu mwanya Yesu aza kubura dosiye ku buzima bwawe. Abasimu bajya bubika dosiye, barayubika, bakayubika rwose, bakayifata bakayubika dosiye, bakubika dosiye rushako. Ukajya utekereza ukagira ngo wenda ntabwo uri umukobwa mwiza, cyangwa ukagira ngo uri umusore mwiza.
ukisiga mukorogo, ukisiga amavuta asanzwe, ukisiga ahenze, ukisiga adahenze, ugashakisha bikanga, naho dosiye barayubitse. Yesu Kristo aje kubura dosiye ku buzima bwawe. Ijambo avuze ntabwo usinzira. Yesu niwe wubura dosiye. Yesu yubure dosiye ku buzima bwawe. Ahantu dosiye yawe yari yarasinziriye, Yesu aze ayubure muri kano kanya. Amagana yawe nk'uko twaririmbye yasukire imbere y'umucunguzi wawe. Yesu niwe ujya wubura dosiye. Haleluya. Yele wataya sinimu. Yesu yubure dosiye ku buzima bwawe. Dosiye yawe yarasinziriye, nawe yubirebye ubona yarasinziriye, yubirebye ubona idakorwaho, iz'abandi zirimo ziragenda zikemuka, ariko iyawe ukarwate kuzinige ni Imana navuganye nayo cyangwa si. Ubu se ko nta kintu gihinduka, mwuzaniye ubutumwa uko Imana arambwiye ngo dosiye yawe ijuru rigiye kuyubura. Abari barayubitse bakoresheje amayeri, abari barayubitse bakoresheje imiti, bakoresheje inzaratsi, bakoresheje amahembe, bakoresheje imiti itandukanye, bakubika dosiye ku buzima bwawe. Yesu Kristo n'ujya ubura dosiye. Tumaze iminsi twumva abantu bashima Imana, batubwira ngo turashima Imana, turashima Imana, turashima Imana kubyo Imana yadukoreye. Nawe Yesu aburana uburenganzira bwawe, aburana uburenganzira bwawe, yubure dosiye ku buzima bwawe. Idosiye ntabwo ari uko waciwe, ntabwo ari uko Imana itakuzi. Duhora ku rugamba bene data, duhora ku ntambara, turi mu isi. Niko ijambo ry'Imana rivuga, turi mu isi, dufashe igihe mu ntambara, duhora turwana n'imbaraga zitagaragara, turwana n'imbaraga z'amarozi, turwana n'imbaraga za karande, turwana n'izigaragara n'izitagaragara. Ariko Yesu Kristo iyo amanutse ajya yubura dosiye, akirukana imbaraga z'abakonikoni ku buzima bwawe. Imana ishimwe wowe nkurikiye. Dosiye urabireba ukabona yarubitswe pe, urayireba ukaba ngo ariko iyi dosi izacamo, ibi byifuzo byanjye bizacamo. Hari ibyo wifuza mu mutima wawe, hari ibyo abantu bakwifuriza, hari ibyo Imana yakubwiye. Pere ene wasa kita mandola, numva umwuka w'Imana ambwiye ngo agiye kuza kubera umuterankunga ku byifuzo byawe abadayimoni bari barubitse. Bajya babyubika bigasinzira, dosiye ikubikwa igasinzira, kandi atari uko waguye, atari nuko umuntu ayivuyemo, ugakena bakanakuruka no mu nzu, ugakena ukabona minirivare y'ishuri bakakwikwa n'abana bakabirukana, dosiye ibe yubitswe. Ugakena ukagera ahantu abantu bose no wifuza n'umwenda wo kwambara ntubone. Avuga uburyo yari yaribagenge, abazimu barubise dosiye yambara igipira yahawe n'umubyeyi. Ariko Imana imaze kubura dosiye, ubu yicaye mu nzu y'amakaro iye, kandi zo nziza. Yesu yube dosiye. Umuntu arayaga, umuntu asa neza. Icamo ngo Yesu yubure dosiye ku buzima bwawe. Impamvu ntabwo wavukiye kuro, ntabwo Imana yagushyizeho ku isi kugira ngo ube mu bibazo ubizabisaziremo. Umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu, Imana irema umuntu ikamurema mu ishusho yayo. Ntabwo Imana rero yigeze yiremera ngo yizanire imibabaro mu buzima bwayo. Reka da, uzasoma nta mibabaro Imana yaciyemo. Cyokora umwana waciyemo, umwana we yariciyemo Yesu Kristo. Imibabaro ufite yaba yarazanywe n'abantu, yaba yarazanywe n'abazimu bo mu muryango iwanyu, reka nkubwire,
Yesu afite gahunda yo kuza akazimya iyo mibabaro ku buzima bwawe imeze nk'umuriro. Hari n'abantu babigiramo uruhare muntu bagacana umuriro ku buzima bw'umuntu bakawucana. Uwo bagucanyeho Yesu Kristo awuzimye. Hari igihe abantu bahaguruka bagacana umuriro ku muntu bakawucana, bagacana umuriro w'amagambo, bagacana umuriro guteranya, bagacana wo kuroga, bakarara bagenda baroga umuntu. Yesu agahaguruka wa muriro bacanye akawuzimya. Yamara kuwuzimya akaguhagurukiriza ubutsinzi, akaguhagurukiriza imbaraga, akaguhagurukiriza ubwiza, akaguhagurukiriza icyubahiro, akaguhagurukiriza abantu bagahaguruka. Haleluya! Yesu Kristo niwe ubasha kuzimya uwo wacanye utawigizemo uruhare. Abantu bajya bacana umuriro w'abadayimoni bakagucana uw'amagambo, bakibagirwa ko Yesu Kristo ari we wenyine uzimya umuriro. Barawucana, n'abatubanjirize bawubacanyeho barawucana banabashyiramo mwitanura baratwika. Ariko Yesu kuko azimya umuriro, Yesu Kristo ajya azimya umuriro, arawuzimya. Uwo kwa Saduraka na Meshake na Abedenego ntabwo aribo bari bawicanye, n'abantu bari bawucanye kubera ishyari. Uri kwibwira ko ubuzima ubayemo intambara ufite, ntiwibwire yuko zizanwa n'abantu. Ariko nubwo zizanwa n'abantu, ndagira ngo ubwire ngo abantu ntibarusha Imana imbaraga, abantu ntibarusha Imana ubutware, abantu ntibarusha Imana ubushobozi, abantu ntibarusha Imana igitinyiro, abantu ntibarusha Imana ijambo, abantu ntibarusha Imana ubwiza n'icyubahiro. Haleluya! Nefa enemandora ari wasikirivo barawucana, bakawucana kugira ngo basenye urugo, bakawucana ati turusenyeje mu gitondo Imana ikarwubaka, bakawucana ati azaheri wabo Imana ikati uzashingirwa, bakawucana ati azapfe ntacyo yimariye ukabura kimariye, bakawucana ati azacuruza ngo yunguke ugakomeza ukabona uracuruza, barawucana ati imodoka izamuhirike bakabona urinze usanze utwaye ntacyo ubaye, bakawucana ati nzizashe ishe igurumane ahombe nk'abandi bakabona usaze idahiye. Uwo bacanye umwuka w'Imana arambwiye ngo aje kuwuzimya. Yesu Kristo niwe ufite ijambo rizimya iyo miriro yose icanwa ku buzima bwa muntu. Imana ishimwe. Tika nkubwire, umuntu nashaka kuguca intege ku byo uri gukora, ntuzamuhe umwanya mu buzima bwawe, uzakomeze wigendere. Umuntu nashaka kukubwira ko abantu bose bakwanga, ntuzamuhe umwanya mu buzima bwawe, uzakomeze wigendere. Umuntu nakuzana amakuru akubwira yuko umugabo wamusize mu kabari ari mu bagore no mu busambanyi, yapfire mu kabari ari, ntuzamuhe umwanya mu buzima bwawe, uzamureke wigendere. Umuntu nakubwira yuko ufite abanzi benshi bakuzuyeho, ntuzamuhe umwanya mu buzima bwawe, kuko azaba ari gushaka impamvu kuri wowe, uzarishike wigendere. Ahubwo uzakore cyane kurushaho, Imana izagushyigikira, Imana izabana nawe. Bibiliya iravuze ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Amen. Ahori mu buzima ubayemo, ndagira ngo ubwire yuko Yesu Kristo iri jambo twasomye ngo ubabwire, nuko ubabwire ko
amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kuranzikwa. Ufata ajenda y'iby'Imana yavuganye nawe, ubwira Uwiteka ngo Uwiteka ngushimiye ko ibyo wambwiye uje kubisohoza ku buzima bwanjye. Ufate elefo, ufate ajenda yawe, uvuga ngo Uwiteka ngushimiye ko ibyo wambwiye, kandi kugira ngo ubishobore, nkubwire ikindi, kugira ngo ubishobore wibuke ahantu Imana ikuvanye, usubize amaso inyuma. Nujya ushobora gutsinda ibigeragezo wagezemo, ujye usubiza amaso inyuma ureba aho Imana ikuvanye, uhita ureba aho uhagaze aho kanya. Aho uhagaze aho kanya nimba ari n'ibigeragezo bizajya bihinda umushyitsi bikuvire mu nzira utambuke. Umuntu ashaka gusubiza amaso inyuma ngo arebe ahantu Imana imuvana ntashobora gutsinda ibigeragezo biri imbere ye. Ariko umuntu ubasha gusubiza amaso inyuma agatekereza ahashize, abasha no gushingira ahazaza he. Ahashize hawe iyo watekereje haguha kugira imbaraga, ukavuga ngo bwa butayu nanyuzemo, cya gihuru nanyuzemo, bwa bupfubyi nanyuzemo, ya magambo nanyuzemo, rya shyamba nanyuzemo, ya madeni nanyuzemo, erebote werefu ahashize hawe, bwa ruzerero nanyuzemo, kwa kubura urubyaro nanyuzemo, kwa gutukwa nanyuzemo, kagahinda kose nanyuzemo, bwa bupfubyi nakuze n'ababyeyi ifite ngakura nkaba mbaye umusore. Iyo ubasha gutekereza ahashize hawe ukahabonamo Imana ihagutambukije, kuko si imbaraga zawe. Ahashize hacu, aho Imana yatuvanye, aho Imana yadukuye habi, hadutera kwizera ko ijambo Imana ivuganye natwe itazariranzika, kuko nibyo yatubwiye byahashize. Twabibonesheje amaso yacu, twabibyumvishije amatwi yacu. Yavuganye nawe ko izabana nawe, ibana nawe mu bihe bikomeye, irakurengera. Yavuganye nawe ko izakurinda gukenyuka. Barakuroga amafaranga ndabashiraho ntacyo wabaye, aho nahashize hawe. Uzirikanya ahantu Imana yakuvanye iriya hirya, uzirikanya ubukene Imana yakuvanyemo, uzirikanya amashinge Imana yakuvanyemo. Zirikana ya mashinge y'iwanyu, ahandi wavuye mu ishinge, hahandi muri wa mukenye, hahandi yateraga n'imyumbati, hamwe wavuye muri cya cyaro. Uyu munsi usuzugura abadayimoni bari kukubwira ngo ariko urabona uzashaka, babwire ngo ashingiye yuko Imana yandiye amashuri nkarangiza no gushaka nzashaka. Ijambo Imana ivuga ntabwo iranzika, tayerefoye dewe enemando lai. Gihe kimwe ndi mu cyaro, ntabwo navukiye muri uyu mujyi. Oya, bana bavukiye mu mujyi ntabwo babazikira ukuntu kimere, wapi. Ndi mu cyaro ndi gusenga, abandi bavuga ruguru. Umwuka w'Imana namwe ngo nzakubakira, nzaguha urugo rwiza rw'umugisha, nzaguha abana beza. Ntekereza icyo gihe ndagiye ingurube, ntekereza icyo gihe mbabaye, ndareba ndavuga ariko ubwo ngo bizasohora aho. Ariko uyu munsi mfite abana beza. Twibutse bene data, twibutse ahashize hacu. Imana ishimwe, Imana nawe tayasi, twibutse ahashize hacu. Umuntu wese w'umunyarwanda ntabwo yakibagirwa ahashize he. Imana yagukuye muri rwa rupfu cya gihe, Imana yagukuye mu byago n'amakuba. Nivuganye nawe ngo ijambo ikubwiye nta kuriranzika.
yewe taya sinimo iyakuvanye muri rwa ruzerero nibivuganye nawe ngo ntabwo izongera kuranzika, nta kuranzika. iyakuvanye muri cya gihuru muri rya shyamba ry'intusu nibivuganye nawe ngo ntizongera kuranzika. Dewe kosini mandole payi. Dufite ibyiringiro, ahantu tuvana imbaraga tuzivana mu by'Imana yakoze. Torebere fo enemando, imbaraga tuvana mu by'Imana yadukoreye zitsinda gutwara, kuko iyakuvanye hariya hantu igufiteho umugambi mwiza. Nibivuganye nawe ngo komeza ukore ntucike intege. Ijoro naryo izariguha. Tere mandole payi. Ngo ubyaye abana utangiye kugira ubwoba ngo baziga gute ahashize hawe. Ntabwo wari uzi ko uzabyara, byari byaranze, byari byaragucanze, ntabwo utari waragerageje, ntabwo byari byarashobotse, byari byaranze. Ahashize hawe iyo uhirutse nta gasura wari ufite, nta cyerekezo, nta murongo. None uyu munsi ufite umurongo. Dayimoni kubwa ngo iyahure, iyakurengeye cya gihe, ntabwo irabura kutakwengera muri kano kanya. Ndagira ngo nkubwire witegure muri kano kanya tugiye gusenga, nkubwire ko Imana yakurokoye cya gihe urupfu rukomeye. Ole wataya zini fori ya manolai. Reba ibihugu wagenze n'amaguru ntiwapfa, hari abantu benshi bapfuye. Wowe Imana yarakwimanye, wasigaye uri imfubyi hano mu gihugu. Imana irakwimana. Telefoni kitara mandole boya siyari jewani mandole payi. Krame Yesu ndagushimiye. Enisiribo Imana yabanye nawe uri imfubyi iragukuza. Ngo uyu munsi ngo nibwo wagiye kubyimbisha amaguru yawe, ngo uyu munsi ngo nibwo wagiye kuzinga ngo utazashaka. Baracererewe, baba baraguhitanye ukiri umwana. Uyu munsi ntibazagushobora. Ijambo Uwiteka avuganye nawe ntabwo azariranzika ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Yewe ujya wiza utiratira udukayi. Uyu munsi warangije ngo biragucanze. Bwira shitani ngo Imana yanduka urupfu rukomeye. Imana yabanye nanjye mu ishuri byananiye, niyivuganye nanjye aho ndi kujya hagomba kuba heza. Ahantu turi kujya hagomba kuba heza, kuko no mu ijuru ni heza, ntabwo ari habi. Rero ahantu umuntu wese ubaha Imana ajya hagomba kuba heza. Ndabisubiramo, ahantu umuntu wese usenga ari kujya, icyerekezo urimo muri ubu buzima, icyerekezo cy'iterambere, icyerekezo cyo kuzajya mu ijuru, icyerekezo refo cyo gutera imbere, cyo gukora kigomba kuba cyiza. Icyerekezo cyo gutera imbere kigomba gushaka icyerekezo cyo kuzajya mu ijuru. Amen. Ibuka hashize hawe hagwe gutsinda ubwo rusaku abademoni bakubitsemo urusaku, bakubwiye ko upfuye, amajwi ni menshi mu matwi yawe ari kugusakuriza. Ariko ibuka ahantu hashize hawe. Yesu Kristo aramwe ngo ibuka ahashize hawe. Ibuka ko ajya kuvuga ngo ese buracya, uyu munsi bukaba buke. Reka mbabwire bene data munkurikiye, umuntu wese Imana yimanye, reba hashize haceje ubundi, reba hashize, murebe igeragezo byose duciyemo, murebe indwara, ibyorezo duciyemo, ibyorezo by'ubukene, ibyorezo by'uburwayi butandukanye. Ese Imana yakwimanye kugira ngo ukomeze ucumbe umwotsi iwanyu? Hoya, Imana yakwimanye kugira ngo izahindure amateka ku buzima bwawe. Reka nkubwire,
Yesu Kristo amagurukije nkubwire ngo ibiganza byawe ufate gutyo uhungure imyanda bashize mu biganza byawe. Hari imyanda bashize mu biganza byawe. Burya bagushuje bose ntago ari ko bari bejeje. Hari abagushuje ariko baze gusiga. Ugire gutyo uhungure uvuga ati ndakarabye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakarabye. Ufata amazi, ufata amazi. Tiwari foriyama. Ufata amazi yasengeye numara kwasengera. Ukarabwe nkarabye imyanda yose iri ku buzima bwanjye. Iyo myanda ikuva mu biganza. Ibi biganza ndiye nkubwire, ibi biganza ubona gutya. Umugisha wose umuntu abona uca mu biganza. Nukuroga ahantu hambere aroga ni ibiganza. Umugisha wose dore banke ya mbere yakira umugisha w'umuntu wose ni ibiganza. Hanyuma mu biganza byawe bari barabirangije ariko ubwo batabiciye ukabutibifite era wasini mandore pa haleluya ukabutihumeka ukabutarapfuye. Karaba mu izina rya Yesu ene kotre mandora karaba. Iyo miti bagushize fata amazi aho uri mu rugo ufata amazi yasengere uvuga mu mwami Yesu ngushimiye ko muri kano kanya muri uyu mwanya wo kwibuka ahantu Imana yamvanye ibyo bari barankarabishije byatumaga nta bishimwe. Reka nkubwire ntiwisuzugure ntiwipinge abakuroga ni imiti bavanga bakayitongera bamara gutongera akanwa kabo niko batongeza bagatongera bakayizana tugende umusuhuza. Dufite abantu benshi batanga ubuhamya batwara ubwenge umuntu bakamusuhuza bakamutwara akiyo turuva niyo hirya ngiyo yarushye. Ariko dawe muri kano kanya hari ibintu ijuru ritagomba kuranzika ku buzima bwawe. Iyo myaka ihora mu biganza byawe, iyo myaka ntabwo ari ukuri umunebwe urakubita hirya no hino urashakisha ariko ibiganza barabiroze. Ibiganza ndumuka Imana mishuraga ibiganza byawe barabiroze. Yesu nakure imiti mu biganza byawe. Ibiganza byawe biratongereye. Ikintu cyose ugerageze gukora ntigikunda. Amafaranga ya banki ufashe ahita homba. Inyubako watangiye kubaka yaheze aho ngaho. Urajya mu kazi bagahita kwirukana. Kubera iki? Intoki wafatishije usijya kontara hahise havukamo intambara kuko ibiganza byawe biratongereye. Abakwambitse iya fiyansayi waherutse iyo ibiganza barabiziritse. Warakiriye ibiganza bimara igihe byandika ujya no hanze kwiga urandika ukoresheje ibiganza. Warugeze ahantu ugiye kugira icyo umarira igihugu, ugiye kugira icyo umarira umuryango wawe, ugiye kugira icyo umarira abakozi b'Imana ariko umwuka w'Imana arimo aramushaka ibiganza byawe babiroze. Yesu Kristo arambye fata amazi wigombera ngo umuhanuzi azagusanga iwawe. Oya fata amazi muri kano kanya peri erefori ya mandone pa. Nimba wizeye fata amazi uyasengere ubwire Imana ngo witeka ngo ushime ko uyu mwanya aya mazi ahindutse amaraso ya Yesu Kristo, ahindutse amaraso ya Yesu Kristo muri kano kanya. Aya mazi ni nkarabye ni imyanda yose ivuye. Uko umuntu yize niko bimubera. Nta muntu n'umwe witwa umukristo uzajya mu ijuru atizeye, uzatera imbere atizeye. Usibye no kuba byonyine unakijwe n'udakijijwe. Umuntu utigirira icyizere ntashobora gutera imbere. Umuntu utizera ntiyarwanya urugamba ngo arutsinde. Umuntu utizera ntiyavura umurwayi ngo akire. Reka ntibishoboka. Nta muganga utifite icyizere wavura umuntu ngo akire. Ariko muri Kristo Yesu turabadefo zamura ukwizera. Ikintu cya mbere bakubitsemo ni ubwoba. Ubwo bwoba bakubitsemo ndabwirukanye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ubwo bwoba babitse mu buzima bwawe butuma ikintu cyose ushatse gupanga amajwi akubwira ngo ntikizashoboka. Ubwo bwoba turabwirukanye. Ene fata ya sinimo karaba mu izina rya Yesu. Ugomba kwakira ibiguca intege bigomba guhagarara. Haleluya Imana ishimwe. Ndagira ngo usengere wizeye. Ijambo ryavuze ngo
ugende ubabwire ngo ubu ni ubuhanuzi bwawe. yewe wankurikiye, yewe kose uratugurikiye we, yewe wankurikiye mu gihugu cyacu, yewe wankurikiye uri muri East Africa, wumva urimo rw'ikinyarwanda, yewe wankurikiye uri muri Amerika, yewe wankurikiye uri Dubai, wankurikiye Enemando Lepai, wankurikiye South Africa, wankurikiye mu Bubiligi, wankurikiye ku migabane itandukanye y'isi. Numva abantu benshi badukurikiye, umva ukomoka w'Imana avuganye nawe, ugomba kuba udasanzwe. Na Bibiliya ivuga ikiravuga ngo tuzaba imitwe, ntabwo tuzaba imirizo. Ntabwo umuntu wamenye Imana, yamenye Imana ugomba kuba imirizo. Oya, ntabwo uroba kandagira, ntabwo uroba siribanga, ntabwo uroba kunyukwanyukwa, ntabwo uri ntabwo muri Kristo Yesu. Haleluya, la pota wazamando lebo. Ntabwo uroba kugenda wunamye, ntabwo uroba kugenda wifashe kwitama, ntabwo uroba kugenda wumva ko byakurangiriyeho. Mu izina rya Yesu siko ijambo rivuga. Navuga ngo turi imitwe. Haleluya, dukora iby'ubutwari. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Iyo umuntu yabaye icyaremugisha muri Kristo Yesu, aba umutwe, aba udasanzwe, akora ibidasanzwe, ahitana za Nyabingi, akubita amarozi atayegereye, akubita za Karande, arakubita akavana mu nzira. Reka nkubwire wowe nkurikiye, imbaraga zikurwanya aka kanya ijuru riguhaye uburenganzira kuzikubita. Ndagira ngo dusenge. Uzasoma inkuru z'Abayuda, inkuru za Esiteri, uzadisome. Esiteri amaze kuba umwamikazi, Morodekayi avuye ku irembo abaye igisonga cy'umwami. Ikintu cyabaye, ikintu cya mbere cyabaye, barenganuye Abayuda bagenzi babo, barabarenganuye, babarwanyeho. Inzandiko Hamani yari yarandikishije akagishyira umwami agateraho kashi. Baricaye, Esiteri na Morodekayi baricara, basaba umwami uburenganzira, bandika izindi nzandiko zimanura, zivuguruza za zindi zari zaranditswe. Muri kano kanya isobanukirwe kuri udasanzwe, ntabwo usanzwe, isobanukirwe kuri umwana w'Imana. Ikuremo ubwoba, hanyuma dusenge. Ibyo bakuroze kuba bitaraguhitanye, nuko Imana igufite umugambi mwiza. Komeza imbere yawe, imbere ya Yesu Kristo ahafiteye. Hari ndabona inyenyeri imbere yawe, ndabona igitangaza. Ijuru uzaribona, ariko no muri ubuzima hari amashimwe ugomba kwandika, hari ikintu ugomba, hari icyo ugomba kumarira umuryango wawe. Reka dusenge. Uhamagara amahoro Uwiteka akaza. Umuntu wese wari udukurikiye, utari wakira Yesu nk'umukiza, umuha agakiza. Wari udukurikiye ababaye, umuruhure. Ijambo ryawe ntirizaranzikwa ku buzima bwe, kandi ikimenyetso ko ritagomba kuranzikwa nawe wamuvanye, nawe wamukuye. Ni uburyo wamwimanye muri uyu mwaka. Imyaka yose yatambutse, imyaka yose yashize, waramwimanye, waratwimanye, waratuzigamye, watubereye Imana, wadutsinda ibigeragezo, wadukuye mu rupfu, wadukuye muri puberi, wadukuye ahantu hakomeye. Ibyo turabigushimiye Uwiteka. Sabiye buri muntu wese warunkurikiye imbaraga, kandi gushimiye yuko tugiye kuba amashimwe. Lewasinimo Elefai, buri muntu wese akazava ngo ndashimira Yera ko yahinduye amateka ku buzima bwanjye. Uri inshuti nziza, kandi uri inshuti itadutererana. Bana n'umuntu wese warunkurikiye, umuha imbaraga,
kandi umuntu wese ufashe amazi akaba akarabye bimubera uko yizeye, imiti yose, karande zose, amarozi yose byari biri ku buzima bwe, biri muri biriya biganza byatuma atakira icyo ashatse, biveho mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana y'ububasha, tugushimiye ko ubikoze ukabikorera kwiyubahisha mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaha umugisha. Inshuti abari badukurikiye mwese, ijambo ry'Imana akagaruka uko wizeye aba ariko bikubera. Mwari muri kumwe na Imana Bararisi. Bye bye.